Shaka ishuri rimeze nabi ariko. Ishuri rimeze nabi ariko ndashima Imana cyane kubona yuko natoboye. Ndashima Imana cyane natoboye. Ahubwo mwebwe bimeze gute mwebwe hano hanze man? Mwebwe maze imyaka. Shase bro. Man, ahandi bro hanze ni ibisazi bro. Arya nibwo kirangiza kwiga wowe? Mvuye ku ishuri mane nano wa mbere mfite isibye yuko amafaranga yo guhanya turi kumwira ugasarani. Cyo koza to muri kamubwire man, uzisi? We nk'amahirwe ufite sister wawe arakora man. Ari kwita ku mushiki mane umushiki wanje se ko bari kwita kuze. Ariko nubwo yaba yita kuze se yakuriye basi nk'ibihumbi nka 500 wenda ukajya gushaka ubwo man ukajya gucuruza. Ibihumbi 500. Man uyu mukobwa acuruza inkweto hariya muri shike tu yakubwira ucuruza kecera muri shike musora gute se? Cyakoza uyu muhungu kugira ngo mukonfirme neza. Hana byamusaba na kamiliyoni kugira gutangire gukorana fresh. Kamiliyoni gusa. Umusaza arumva kubera ko ari we gisoza amashuri arumva ashaka akazi bro. Igisoso ugeze hano hanze. Man ari gishaka akazi ukakabura bro. Ariko nawe uratigita nyine niba ushatse akazi ukakabura urashakisha tundi tuntu ku ruhande ukora kugira ngo ubone nayo mind tubone niyo transport. Buse sister wazajya kumenya buri kimwe cyose bro. Mane bashike banje bareke mane abakobwa si ibintu byabo ntago babyita. Man none nk'ubu wiri home reba uri kwirirwa winywera inzoga kano kanya yaje aravuga ati Tom byaranze Tom byarananiye niki amafaranga yabo se nayanje banziruke kandi kumva kandi hanze nawe ntabwo byoroshye man ndikumva nyotewe amafaranga kiyazi bro reka twinyweremo ibyo nta kintu nakubwira musaza. Oui. Nari kuri kureba filime. Ntabwo nandi kureba filime ifite abashitsi. Arabyutse ariko. Sister, izi ni inshuti zanje zansuye ubu bamwita Eddie yize ku kigo cyacu. Uriya bamwita Christian akora mu mugi. Acuruza inkweto mu mugi. Ko byututsinze cyane ra. Nanjye nitwa Tina. Uziko numvaga abantu bavuga nkagira ngo uri kureba filime. Oya ntabwo ndi kureba filime niko ari inshuti zanjye zabizinsuye. Sugo kutambwe ko abone bashyitsi. Oya ukabara ukiryamye ariko bikubwiye ko kwandikira se. Batuye hafi aha. Batuye hano hafi si mu muga Kigali si mu muga Kigali n'ubundi bari hafi kubera bisi abari hafi cyane. Nanyize ngo ni muri izi quartier nkaba ntabazi. Oya ntabwo ari bo muri no quartier zacu naba. Ndisere ko ya filime ariko tayikomeje. Oya filime sinde. Narinzi ngo niyo uri kureba maze. Oya sindayirebera filime kandi turereba ariko kandi ushobora kuyireba. Tese mwavuganye? Oya tese ntabwo yamvugishije. Shanda kangutse insanga ya mama inshuro ebyiri. Tese yakwamagaye? Ako buriya yashaka kumbwira ibyo tugiye gukora. Buriya wabona yenda kuva ku kazi. Kandi nawe wabona yaguhamagara. Telefone yawe urayifite? Fone yanjye iri muri silence. Ngira dide kuri charge iri muri silence ariko. Ko se wagiye shyira telefone muri sonoro kugira ngo atakubura. Be nanjye yambuze ariko nibe nanjye nari nsinziriye. Ariko reka muhamagare numva ikintu yashakiraga. Muhamagare wumve ikintu gushakira. Wabona agiye kuva ku kazi sinzi reka nze muhamagare. Muhamagare wumve. Nta kibazo ariko nujya ubona abashyitsi ujye utubwira. Sawa. Sawa. Christian wabonye sister we emoji sikunarenze bro? Ewana uyu emoji kabisa afite umu sister we mwiza kabisa. Ewana narenze fo. Man sister wanje nta kibazo kimana. Sister wanje duhuza cyane uriya. Sister wanje nari biri sister wanje niga nari. Ni rimwe na rimwe nigiye amubwira bro ifata kurusha ndabizuka kuba muri no cage udafite ibiceri. Ikibazo ariko sister wanje nta kibazo pe ndabizi sister. Ariko mukuru. Mukuru abari ibintu byinshi. Ako bro man Tom rero ngiye manje mfite akazi mukangiye mu kazi nuko nyine narishiye ngo ngusubize dede twaciyemo igihe mane ko umura man uzabona job bro ishuri nyine iyo yangije hano hanze batigita kandi bizakora ako uzanasenge man ubundi warasenze uriki ariko bamagana uzasenge man akazi kazaboneka imana se ko ari bigiye na
abeshya Christian cyangwa Christian aba yitamo twese dufite akazi ariko bro umuganda ugera kurangira arabura yohana amasegonda tujye mu kazi dusubira mu kazi ubwo ni mugiye gukomeza man kadukomeze kabisa Christian bro tuzahuza nyine nzakurabura kuri phone vuba sawa nari izina rya Yesu. Tom ariko sister wabaye ibi ni biki mbona? ibikisi Tom ko wambwira uri kubona iki? mfasha haguruka tuvugane kanicara ubu neza ganire nawe inkweto nazo nkuramo. Tom ariko sister wabaye ushobora kubyuka tugavugana? sister wamaye amahoro ko ntibyari ntabwo haye amahoro se ufite ikibazo mana ibyuka ndavuze ngo byuka twumvikane byuka ntuzamurire isukari. se wambwira ibyo ushaka kumbwira sister wagiye reka kunyibaraguza ariko ndibaraguzwa se uri kumva rukumbwira igiki ari birasa ko utarumeze gutya ibintu byazanywe n'iki kutabyuka bite byawe ubundi byo mama mahoro mama ninde umuntu wakwigishije kunywa byeri niba ari byeri niba ari byinge ko nanabizi sibyo birakureba bitandeba se nagura akara ka mama wa mashenzi we nta soni wowe urumva wapfa nkureba wowe ubwo raje sibyo nzaza nta n'igihe ntazaza nzaguma nzira ukeneye yuko mbyuka cyangwa ukeneye yuko amatwi niyo gutega nkabumva ibyo ushaka kumbwira urimo uranyumva urimo uranyumva ariko n'ubundi sister unshaka nta kintu ushaka uretse gukiza amagara yawe kiza amagara yanjye ari kubona amagara yanjye ntabwo amagara yawe arimo aragenda ako se Tom mwana wa mama ubona kubyukira mu nzoga na televiziyo ubona nta kindi kintu ushobora gukora hano ariko sister ko ndangije amashuri vuba ndikuruhura umutwe wanjye ufite iki uri kibazo kuruhura umutwe cyangwa urimo kuyasa umuntu ashobora gute kuruhuka areba ari muri birayi ko umuntu yaruhutse byaba sister nje nawe dupfana iki ndiki cyawe uri mushiki wanjye ariko ubyuma mama kumenya ninde ukurira ishuri gute nashobora kumenya ishuri ryarangiye sibyo ishuri ryarangiye hanyuma ryarangiye haje igize nyine nabande nje genda hutse n'ibitsa kuba ndi kureba televiziyo mfite n'akanonde ko urumva ushobora gutekereza ejo hawe heza uri muri televiziyo n'inzoga
inzoga kuruhura umutwe ni ukuryama ugasinzira none se ntago wansanze ndyamye hanyuma izi nzoga se izi nzoga inshuti zanjye zansuye nizo zazanye izi nzoga baje kumbwira ngo felicitation kubona ukuntu nanjye narangije navuye mu kicaro cyo kwambara uniform kuzanira ibi bintu n'inshuti nyabaki sister byo gukora bizaza ariko siko ufite pressure n'inshi y'ubuzima ndangije ishuri ejo bundi akakayo utajya kumbwira byaka siko ufite pressure cyane ushaka gusiba nayigira se Tom yo kuryama kagende nduhukeho shate sijya kuruhuka pe ndandashye kanduhukeho ariko akazi kagenze neza tese kagenze neza ariko sheri wanjye mwana wa mama wibuke ubwo nanone tese ugiye gutanga wajya kuruhuka wabanza ukagenda ugakoramo imyenda kuko tese hazaza ugomba kuhashyigikira sibyo ndabizi rega tese Tom oui ese abashyitsi bagiye abashyitsi banje bagiye none se kutandurure cyangwa umbwire nze nandurure uguswe gutese kandi Isko sister yageze hano oya ntabwo nasize tese yageze hano Isko nari ntaramuhamagara ubasanze ibintu hano shanaje ariko yishe yaranunguye mubonye gusa aguyeho yageze hano mu nzu ariko uzi ko ibintu byanga koko reka mubwire ntabwo nzongera kwivanga mu byanyu kuko nawe ufite amakosa usiba ibintu byandurura mbere y'uko aza ndabizi ko ntabwo kagiye mu gatima none se mbwira nkaza nkandurura sinzi ukuntu nanjye nagoswe ariko sizi kubibaho ntukabeshya aho ngaho kandi sha uri umunebwe reka nkubwire njye aho muri bufatanire simazi urabizi ko ibi bintu abyanga urabizi ko abyanga arisazi ndabizi ukuntu ari bwisazi ariko ntakora nta kazi kawe rwose nakundi cya Tom meze bite ko mbona utishimye ntakibazo usibye yuko ari tesi muri konesha umutwe cyane mwavuganye tesi mu kanya yaje sinakubwiye ngo muri butongane mfasha nza n'agatebo bimbwire neza kandi nari ntabikubwiye nuko ngo byagenze gute se na tesi tesi mu kanya yaje asanga ndyamye uri kumva nayo amacupa yari ku meza bya bindi byo bisanzwe nyine to tanya kumbwira n'ibyakazi je sinzi icyo tesi yashaka nyine to iby'akazi oya ntacyo gushaka hari kora gushaka wiki siko ndi kubona ari kuri byose ariko zambangamira ariko oya ntabyo kukubangamira nawe ntukabigire big deal nini ko mba ndi kuruhura mu mutwe mvuye ku ishuri vuba barashaka wiki nyine ni ukugerageza ukareba icyo ukora ariko ukuntu ugiye kugenda turaza kwicara njyewe nawe na tesi tubivugeho kuvuga ngo muze kwicara we ntabwo urimo nyine tuze kwicara tubiganira kuko ari kubonesha umutwe reka nkubwire ikintu cya mbere ugiye kwemeza kwereka tesi ko witwara neza kuko nubwo twaganira ikiganiro cyose kiraba cyerekeza ku kuguha amafaranga kugira ngo ukore ntabwo yayaguha rero witwara nabi ariko rero n'aba bafite impungenge akavuga ati umuntu utangiye mu nzoga gutya nta kintu akora mu minsi iri imbere azakora reka ziriya nzoga buramba ndi kwigabanyamo igikoma amazina sindi kunywa ku ishuri ariko ubu niwe wenyine igikoma ku ishuri njyewe ntabwo nyinywa ngeze ko nyinywa mbaye iki nanjye niva ku ishuri se nzitereka amayoga wowe ushobora kuba ukunda icyo gikoma nanjye nsigaje umwaka umwe ko mwicaye se bana ba mama nk'aho murimo kurema inama turi kwiganirira gusa Tom ukagiye Tom nyine yarakajwe n'iki none se Tina ko nsanze wicaye hano na Tom murimo muraganira Tom ambonye agahita haguruka akagenda hari inama mwarimo ntagombaga kubamo
ndetse bigenze gute kugira ngo mbone haguruke bigaragare ko hari akantu mu misha wowe na Tom ntabwo ese burajya nkwe n'iki ariko nabonye afitemo akantu k'agahinda nyine kajyanye n'iki se ni ukuri namubwiye nyine kubera nibwo akirangiza kwiga ari kwibaza ikintu yakora ariko buriya turazi kubiganiraho dushakisha ikintu yakora ubwo nindamuka ngize ikintu umufasha ko rituma azagira ikintu amarira nibyo nari ndi kumubwira ngo abanze yitware neza ubundi arebe ko wamuha amafaranga umuntu wibwira agatereka ibivide bingana kuriya none se ubundi mu by'ukuri njyewe ndumva nanashonje mwatetse nese hari amafaranga wasize ngo ngwiki ntayo kabiri kangenyera nasize amafaranga Tina nese hari amafaranga wasize Tina ibyo uvuga ni ukuri ubwo siyo Tom yakirije babasha ubwo ko naguhamagaye ubundi ni witabe waruri njye nari nsinzire ariko nakangutse mbura amayinite mba naguhamagaye iyo uguza se bazi ariko sinzajya mporana amadeni hanyuma wagiye ukabata hamwe njye nasigura yabura nayo kandi hose nabashakishije 15,000 nasize ngo muze guteka inyama muteke n'amafiriti n'ibindi bintu bijyanye nabyo ku ruhande yego ko ubwo Tom niyo yakirije abashuti berega arafite abashyitsi hari mama ko yanze akandumbira ko hari uwitwa Christian nimba ari na Idi abo se nabahe none nabahungu b'inshuti ze benda kungana ariko banyweye inzoga koko ahiga mana ariko harimo umutazinywa Yesuwe bazi nkwe yabakiriye ubwo nyine niyo yabakiriye mva Tina ubundi ni hanyuma inzara yanyishe byarangiye mfasha rero urumva twiga ku kibazo cya Tom ashaka icyo gukora erega n'ubundi ikibazo cya Tom n'ubundi kuba yaguma mu rugo n'ubundi byatuma ingeso mbi ziyongera ahubwo kadushaka ukuntu yava hano mu rugo ajye gukora umwana asigaye turabanza tumuganirize nawe turi kumwe nsigaye mubwirijwe akari insumbye nagira icyo mubwira kanzamukana hano mu rugo ngo nta n'igihe sinakwirwa n'amubwira ngo namfashe n'igitunguru ntiyakimpereza yakata rero gahunda ihari urabona ko bano bantu batangiye kujya baza bakamusanga hano mu gitondo bakanywa amayoga hato tutazasanga yagurishije na matera barimo kunywa inzoga sibyo ntacyo nkorera ni mwebwe nkorera bana ba mama ntabwo mushobora kwandagana njye nyishoboye nyifite amaboko sibyo ngiye gushaka uburyo mbonamo amafaranga Tom ariko mu bashuti be baje kumureba harimo umucuruzi inkweto nese buriya Tom we ntabwo yajya mu mujyi akazicuruza yabikubwiye se yabimbwiye akira yabimbwiye ngo harimo umucuruzi basi afite courage yo kumva ko yamusanga ndaza kumubaza ariko muri abahungu harimo umucuruzi inkweto harimo n'undi nimba akorera leta nimba akora hehe simbizi ariko tumunze kumubaza cyane ahubwo nshaka ko azajya byuka akamvira aha ngaha akajya gukora wenda azagira n'ikintu yiyungura ari kumwe na bagenzi urabona ibi bintu ari ibiki byo muri iyi nzu ndaza kumubaza ko wagira ngo n'ibintu yize ku mashuri byose yabisize inyuma azanyiheramo nako kwambara ndaza kumubaza Tom urumva umeze uteze meze neza mu gake kuteguka ngo tuvugane meze neza hari ngo ufitiye agasiripurize nshaka kubonongora nshaka kugutamo akantu umutima mwiza yera ariko se Jude rero disi iki ziracyakuri bose man ariko disi wabyuma amahoro none umva sheri wanjye umva ariko man njye niba nkubwiye kuriye ntago mba nkwanga bro disi narigiye ukabye ntago nkabya umva njye imyaka mfite ni myinshi kandi ndahamya neza yuko biramba mvuga nase wowe wari kumbwira ngo nshaka ibindi bintu nakora bivuye ku ishuri ejobundi iturangisha icyariti ejobundi hanga ejobundi none ibyumweru 3 biciye mutangiye kumbwira ngo nshaka ikindi kintu nakora ubu hanyuma aha urumva utagishaka
yego cyo gukora ntabwo kuko nta muntu uba utabishaka nese ukibonye wacyanga twajya uvugisha reka mbanze numve to wacyanga ntabwo wacyanga ariko ntabwo ari muri rwego niho watangiye kuhaza kubivuga please ceceka sibyo noneho mva ngiye nkwisabira kuba nkubwira kuriya ntabwo ari uko nkwanga nuko nzi ko umva njyewe n'uyu nguyu abantu b'abadamu burabagira intege nkeya cyane kandi ndabizi neza ko ndamutse wowe nkubatse ukingana uku nguku wazatugira umumaro hazaza hacu kandi nawe utisize ndetse n'umuryango wawe niga nanjye ndabizi ikibazo ni ko uba wabishizemo pressure nyinshi cyane uri gukabya usiga ukabya nkuru man ujinje nsaze ndyamye kugira ngo basumbaze kuno twiriwe mu nzu ibintu bimeze utangiye ntabwo nshobora kubaza na hariya amagi nimba mbona ku meza mani umva se nyine nkubwire cye nyine nshaka kugira ngo nyine tubane neza mu mahoro nyine mubwira ndi gukora ubwo wifuza iki nyine je nshaka gukora je nshaka amafaranga nshaka gukora nkeneye igishoro kandi urabizi nawe ese kugira ngo mbwire nk'icyo kintu bisaba iki ku buryo ari njye ngomba kuza kubikwibutsa ibintu uzi neza ko bizakugira umumaro sister je ntabwo nkeneye amafaranga menshi cyane nkeneye na miliyoni sawa nzukareka kavuga ndi kumwumva ashaka kuvuga ku mafaranga ashaka kuvuga ku gishoro ashaka mbese ndi kumwumva ashaka kuvuga ku ndi gukoresha uvuga nyine je nta mafaranga kuko mfite inshuti so wamubonye Christian Mukanyara ari hano amucuruza inkweto Christian acuruza inkweto mu mujyi uri kumva kandi Christian ariko mubwira rero nje nshaka igishoro aneke areka Antoni kuno bakora ibintu bananje nage njya gukora rero mu mujyi ugacuruza inkweto ugacuruza gute ukadetaya cyangwa kuranguza wapi kudetaya kuranguza reka ngadetaya nje nese uranguje hari ikibazo nabyo mbikoze nabyo nta kibazo ako kuranguza bitwara amafaranga menshi kuranguza byatwara n'icumi guca ariko kudetaya nanjye muri vacances nzajya ngusigarira none se yakubwiye ko iseta nangahe se bazi ibintu byose ntabwo nabimubajije kuko nta mafaranga nari mfite ariko yambwiye ngo njiwe gusa shaka amafaranga ibindi byose mfite amafaranga mu ntoki tuzabiganira ndumva cyo kora mwagize mugira n'akaganiro keza dukorera ndumva naniwe sibyo ndumva naniwe icyo nashaka kubaza nicyo ese umuntu aramutse agize ikintu yagukorera hari wabishobora hari ikintu washobora gukora niba wumva bikurimo nyine utambeshya ubwo turaza kubivuga nawe mu gitondo bw'amafaranga twaza turanajyana sibyo oya ntabwamagara no muri rw'akazi tukaganira twese hagira ikintu mubaza iseta ese bishyura amezi angahe sibyo yego nta mwamagara akaza hano tukaganira twese duhari ariko nawe kaba gasekera ariko rukundo rw'abasheri ndagukunda sibyo kandi wowe uri bintu ese wowe urabona urabona ari umuntu mubi ariko ndi kubona none yahindutse sinzi nshaka ku kazi ava ku kazi bamuhaye akantu akaza kukamfatira wapi nzi ko bafite agashira kenshi afite agashira nyine kubera reka nawe uba witwaye nabi aho kugira ujye gucuruza inkweto shikumva noneho rwa mbere inshashi z'agisoko igezweho shani aho bazake barubonera ku ishuri rya uzakizanira bariya bakira bariya abana bo ku ishuri bandi inshashi isotse niho zaga ibiyambara buriya mbese wowe ugiye kubamagaza genza ajya nkwamamariza ariko noneho ngo agiye kubakira ayo mafaranga sinabikubwiraga se none umva yambe gece yambere gisoka niyanjye nawe ubonye cyo gukora w'Imana umva none ubu tesa azajya mpa nawe umpe kugeza igihe nanjye nzabonera akazi bino bintu ntabwo bibaho ko Imana ari igitangaza ebyiri kurusha njyewe ndasoje abandi bose bavuga yuko bigenda ukuri none njyewe ndasoje gushya fasha nanjye reka maze njya kureba uriya muhungu wambwira